bigiye kubera Musanze ari amateka. Ibi bintu ndabisobanura ne kugira wa gatanu ku itariki 16 2024 bizandikwa mu mateka y'umujyi wa Musanze ndetse no mateka y'u Rwanda mu bijyanye na entertainment. umutima ubishatse umubiri ntiwabishobora gushinya inyuma imbabazi sinazikumbura dutandukanye nagumana naguse. Yes, nongere mbasuze kandi mbahereza ikaze kuri Iris Rwanda TV. Ni wa mwanya wa updating show busy chance show yamaze kuva muri show busy ba show business hirya no hino mu gihugu. Mbahereze ikaze isasta nziza cyangwa se isasaba nziza aho muri hirya no hino mu gihugu, abari mu majyepfo amajyaruguru asirazuba n'iburengera bwaryo, abari mu majyepfo amajyaruguru hirya y'igihugu cy'u Rwanda, Amerika, Australia, Burayi n'ahandi hose mugubwe neza basebona abanyabo abarundi namwe turabasuhuje. Update zero muri show busy line now nuko Musanze iwabo wa muzika, iwabo batramye, iwabo w'ingagi, iwabo w'ibirayi, iwabo w'ibirunga iri joro kuva kuri wa gatanu kugeza ku munsi w'ejo cyase kuva ni weekend yose haraba hari ibirori. Umwami Tiger, umwami wa muziki mu Rwanda cyase no muri South Africa, ntabwo twatwibeshye, The Ben ari kubarizwa cyangwa se mu masaha make araba yakandagije ikirenge cye mu karere ka Musanze aho agiye gutaramira abanyarwanda batari bakeya. Igitaramo Mbatura Mugabo, igitaramo navuga ngo cyambere muri uyu mwaka kigiye kubera mu karere ka Musanze gikomeye nyuma y'ibitaramo bikeya byagiye bihagaragara. Musanze abatayizi na karere nava kari hagati y'utundi turere, na karere k'ubukerarugendo, na karere keza kaberewe no kuba wagasohokeramo ugiye gusura cyangwa ugiye mu bukerarugendo, ariko kandi mu birori yaba football yaba muri show busy entertainment. Na karere twavuga ngo buri mwaka kaba gafite show, kaba gafite ibirori. Ni igitaramo giteganyijwe kuba kuri wa 16 z'ukwezi kwa munane 2024. Ni igitaramo cyo gufungura hoteli cyangwa se Silver. Yes, nongere mbasuze kandi mbahereza ikaze ku iherereye mu mujyi rwagati wa Musanze hafi n'urusengero cyangwa se munsi y'umusozi muremure yamaze kuva muri show busy Musanze mu hane rw'ibumoso mbahereza Kigali hafi aho ngaho ukihingira rwose uhita uhiga kwamamaza ibiranga bya The Ben gusa ndaje nkubwire mu mwanya mutoya abahanzi baraba bari kumwe nawo, ariko ntarakubwira igitaramo kihagazeho nkubwira ngo kwinjira muri iki gitaramo abarundi namwe turabasuhuje. VIP table y'abantu bane update zero muri show busy line now nuko Musanze iwabo wa muzika, atari na menshi, iwabo w'ingagi, iwabo w'ibirayi, iwabo w'ibirunga iri joro kuva kuri wa gatanu kugeza ku munsi w'ejo cyase kuva ni weekend yose haraba hari ibirori. Umwami Tiger, umwami wa muziki mu Rwanda cyase no muri South Africa, ntabwo twatwibeshye, The Ben ari kubarizwa cyangwa se mu masaha make Diamond ticket ni 15 cyo mu karere ka Musanze aho agiye gutaramira abanyarwanda batari bakeya. Igitaramo Mbatura Mugabo, igitaramo navuga umunyeshuri waba wiga hehe mu cyambere muri uyu mwaka kigiye kubera mu karere ka Musanze gikomeye nyuma y'ibitaramo bikeya. The Ben ntagaraba ari wenyine, Musanze abatayizi na karere nava kari hagati y'utundi turere, na karere k'ubukerarugendo nawe na karere keza kaberewe. The Ben araza kuba ari kumwe na Brian na DJ Magnum, bari buze kuba bavanga imiziki ndetse na MC Lucky na karere Nizeyimana araba ahabaye ariwe buri mwaka akaba gafite ikaba gafitaramo. Ni igitaramo nabashe gutera akajisho mumaze kuri akavidewo giteganyijwe kuba kuri hari bubere igitaramo cya The Ben. Bakaba batangiye setting no kubaka urubyiniro kuva ku munsi w'ejo nahageze na mu gitondo nabashe kuhagera no mu mwanya nabashe kuhanyura. Bigaragara ko abantu baraba bahari bari buze kuryoherwa. Iherereye mu mujyi rwagati ndetse Musanze hafi n'urusengero. Abanyakigali bamaze kujya Musanze ari benshi cyane nko ngiye kuri Musanze muri aya majwi baje rw'ibumoso uturutse i Kigali. Ni hafi aho ngaho The Ben rwose uhita uhibwa kwamanutse ibirango bya The Ben gusa
ndaje nkubwire mu mwanya mutoya abahanzi bari kumwe nawe ariko ntarakubwira ni igitaramo kihagazeho nkubwire ngo kwinjira muri iki gitaramo gufungura expo kuri uyu mugoroba VIP table yateguwe n'abafatanyabikorwa cyangwa se ba rwiyemezamirimo n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye yateguwe n'akarere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ikaba iri muri stade ubworoherane Dani Nanone araza kwakirwa dore ko nyuma y'uko akoze comeback nta gitaramo gikomeye cyangwa se igitaramo cyihariye yagakoreye mu karere ka Musanze by'umwihariko mu ntara y'Amajyaruguru. Abanyamusanze rero murabyumva ushobora kunyura muri expo hano muri stade ukahava ukomereza ni 15,000 hariya muri Silverback Cafe Hotel aho Deben araba asusurutsa cyangwa se ataramira abanyarwanda muri rusange. Ni igitaramo cyaje kivugwa mu buryo butandukanye simbuka tuzi ko ahurira dutaramo turyoshye ahangaha gusimbuka ngo Deben ntabwo ari wenyine araza kuba ari kumwe na Rema kuva muri Uganda na Miss Muyango w'izina rikomeye cyane ndetse n'abantu bavuga n'ikijyana muri iyi industry baraza kuba bataramiye i Musanze nabo kuri uyu mugoroba bari buze kuba bavanga imiziki ndetse na MC Rwanda ukore subscribe like share comment kugira ngo ahabaye ari we urukwemusinga iki gitaramo ni igitaramo nabashe gutera akajisho tumaze kuraka video gatoya mbahaye k'ahantu hari bubere igitaramo cya Deben bakaba batangiye setting no kubaka urubyiniro kuva ku munsi w'ejo urahageze na mu gitondo nabashe kuhagera Muyango na DJ Peter baraza kuba bari buze kuryoherwa n'umuziki mwiza ndetse na Nyarubande hafi na station bose bamaze kugira aho bita kwa Mugisha ari benshi hari cyane muzi cyane muri aya majwi ni kamwe mu tubyiniro twaje bikenewe muri iyi ntara y'Amajyaruguru kuko kuva kuwa kabiri gusa muri Musanze iwa wa muzika bari mu birori akabyiniro kari gukora byabaye uruhurirane Dani Nanone bagira udusha twinshi tugiye dutandukanye bajya babazana abakomediani batandukanye babazana abahanzi batandukanye babazanira ibyamamare bigiye bitandukanye mugoroba DJ Peter araba ari kuva mu ntara y'Amajyaruguru afatanyije na Muyango araba ahoroherana Dani Nanone araza kwakirwa dore ko nyuma y'uko akoze comeback nta gitaramo gikomeye cyangwa se igitaramo Kigali yagakoreye kuri Ketrero nawe yazamutse muri advanced zone y'Amajyaruguru. Abanyamusanze rero murabyumva ushobora kunyura muri expo hano muri stade ukahava ukomereza yaba abakerarugendo barimo baraza kuryoherwa yaba n'abandi bantu aho bari buze gutukira bakaza guca cyangwa se ataramira abanyarwanda muri rusange. Ni igitaramo cyaje kivugwa mu buryo butandukanye cya Dani Nanone. Justin Nejo azataramira muri advanced niho azaba yahostingiye abantu batandukanye hazaba hari abantu batandukanye sibi gusa Comfort Hotel nayo yabateguriye ibirori ndetse n'abataraboneka mu njyana zitandukanye za karahanyuze baraza kuwa kane kugeza ku cyumweru nabo bataramiye abakiriya babo n'abakunzi babo. Ntuze gucikwa rero waza guhitamo hamwe uri buze gutemberera bikaza kuza bigenda neza. Mu yandi makuru twababwira nuko Deben yamaze kwiyunga na Coach Gael nk'uko ari mu bantu basohoka mu inyarwanda.com cyangwa se Musanze nyuma y'igihe kinini badacana uwakane kinini batavuga ntuze kubura ntuze gucikwa. Muyango na Coach Gael bagaragaye muri baraza kuba bari ibiza bakina agapira nyuma yo gukina agapira baza kugaragara hafi na station hose bizihiwe bahuje urugwiro basa nk'abari gusangira ikinyobwa ikimenyetso cy'urukundo ndetse n'abantu twaje dukenewe muri iyi ntara y'Amajyaruguru. Amakimbirane yari hagati yabo kuva kuwa kabiri guhanagurwa yamaze gukurwaho ni intambwe nziza ni level nziza igaragaza yuko abantu bahuye muri business bashobora gushwana bagira bakaza kongera dutandukanye bajya babazanira abakomediani batandukanye babazanira abahanzi batandukanye babazanira ibyamamare bigiye bitandukanye kuri umugoroba DJ Peter araba kuvanga imiziki afatanyije na Muyango araba ahostinga yabiri kugana bitandukanye ndetse heza cyane ijisho hariya ikindi wabasha kumenya akarere ka Musanze ni kamwe mu turere iyi expo izamaramo iminsi 10 dore ko iri butangire kuri uyu mugoroba tariki 16 ikazarangira tariki 26 baraza kuryoherwa yaba n'abandi bantu bari buze muri ruhago cyangwa se muri siporo bababwira yuko equipe ya Mukura yifuza gutwara igikombe cya shampiyona yabaye Justin Nejo azataramira muri advanced niho azaba yahostingiye abantu batandukanye azabantu batandukanye
kimwe si ibi gusa Comfort Hotel nayo yabateguriye nabi yatangiye itsindwa ibintu bitari byiza ku bakunzi kuva kwa kane kugeza ku cyumweru bagiye babyinubira ariko kandi imihangane ikipe ya PRFC twihanganisha ifite umukino waza guhitamo hamwe uri buze gutembera umukino ukomeye cyane ariko ubwo yajyaga muri Tanzania ikaba yarakoze aksida Deben yamaze kwinywera ko abafana bayo aribo bakoze aksida bakaba bari mu bitaro Nyarwanda.com cyangwa se Nyarwanda.com nyuma y'igihe kinini badacana uwakanywe igihe kinini batavugana Deben ku gihe ibindi byose turabako Kigali bagaragaye muri Kigali Universe bakina agapira nyuma yo gukina agapira baza kugaragara bizihiwe bahuje urugwiro basa nk'abari gusangira ikinyobwa ikimenyetso cy'urukundo ndetse n'abantu babanye neza bivuze ngo amakimbirane yari hagati yabo yamaze guhanagurwa yamaze gukurwaho ni intambwe nziza ni level nziza igaragaza yuko abantu bahuye muri business bashobora gushwana ariko nyuma yaho bakaza kongera kuba bakwiyunga byagiye bivugwa kenshi ko mu gihe coach Gaye yabatumvikana na Deben Bruce Melody nawe atakumvikana na coach Gael Music yabitangiye kujya ku rundi rwego yabiri kugana ahantu heza cyane. Ikindi wabasha kumenya akarere ka Musanze ni kamwe mu turere iyi expo izamaramo iminsi 10 dore ko iri butangire kuri uyu mugoroba tariki 16 ikazarangira tariki 26 z'uku kwezi kwa munane. Twinjiye muri ruhago cyangwa se muri siporo twababwira yuko ekipe ya Mukura yifuza gutwara igikombe cya shampiyona yabaye ihengekanwe na Gasogi United itsindira iwabo igitego kimwe ku busa bivuze ngo Mukura yatangiye nabi yatangiye itsindwa ibintu bitari byiza ku bakunzi ba Mukura rwose bagiye babyinubira ariko kandi mwihangane ekipe ya PRFC twihanganisha ifite umukino vuvanga ku munsi w'ejo bundi ejo ifite umukino ukomeye cyane ariko ubwo yajyaga muri Tanzania ikaba yarakoze aksida ariko idakabanyije abafana bayo nibo bakoze aksida bakaba bari mu bitaro barimo baritabwa. Ciao umunsi mwiza turabakunda mukore subscribe like share na comment kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeze kubagereraho ku gihe ibindi byose turabakunda ni Mr Jean Ngugo ni Iris Rwanda TV nakagaruka tuze guhura love you so much.